Rutambi Wilson akaba rero azwi nka Rutambi mu mikino yo guterura ibiremere yasezeranye mu mategeko ubu ngubu yarongoye n'umukunzi. Rutambi yarongoye rero yarongoye umukobwa witwa Koro. Bivuga ko bamaze kuba babiri mu bakurikirana gusakaza amashusho ya mpano ari kumwe n'umugore we witwa Uwineza Diane. Tujya kubona umukwe rero wo muri Niger. Abanyarwandakazi barimo baradushakira hirya no hino. Hanyuma reka dukomereza amakuru yacu ya showbiz mu gihugu cya Uganda ku bihembo bitandukanye byaraye bihabereye. Warubisi Igisonga cya 76 nibwo korara abatwara mu cyitwa yatura indirimbo zabo kuri televiziyo y'u Rwanda. Bafite rero indirimbo nshyashya bise nzajya nzirata mwajya kwishaka, yatangijwe n'abantu bundi babiri buriya korara abatwara mucyo. Bari abantu babiri batangije iriya korari, harimo umugore marasaba Imana no kurondora umutima we ikamuhindura igikoresho gikuye mu nzu yayo. Asaba Imana kumukebuka akabona ko amaso haya akahabona ikuzuza amavuta mwitabaza. Niko yabiririmbye Israel Mbonyi mujye gushaka iyo ndirimbo. King James ni umuhanzi twakunze cyane, yamaze kugaruka mu ndirimbo yise Mi Amor, indirimbo nshya ya King James. Rero kubigeraho uyu ni mwanya wo gushimira abafana no gusubiza urukundo bangaragarije. Aho ni kwa Eric Senderi. Reka mbajyane kwa Richard Nick Ngendahaye wamamaye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yashimye ni hagire umuntu abura barakambisome mu Kirundi kwivuga mu Kinyarwanda. Kiriko yavuze ati ntihagire umuntu abura uko ataha muzemba lift. Ni nyuma yo reka twikomereze ku makuru yo mu Rwanda, aho umukinnyi wa film ukunzwe mu Rwanda bamwita Narisa Munyana uzwi nka Mama Sava, nawe ariko nkakubwira ko none ahubwo witwa Sandra Miraji. Uyu ni umukobwa wamenyekanye cyane mu hanyuma mu myaka 5 ishize abantu bazi izina rya Ndahiro Natasha, naryo ni izina rikunze kuvuga. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.